Munsi tugiye kumenya ngo kwizera nyakuri nukuhe. Okay, turi ready yo kwiga kabisa. Yes. Mwami ntibikwiriye kuza mu nzu yanjye, ahubwo vuga ijambo gusa umugaragu wanjye arakira. Yesu byaramutangaje. Tangara abwira abamukurikiye ati, ndababwira ukuri yuko ntabwo nari nabona kwizera kungana gutya habe no mu Bisiraheli. None nicyo umutware w'abasirikare yari yiteze ko kigomba gukora umurimo ni ijambo gusa. Nyamara yari yaravumbuye ko iyo umwami Yesu avuze muri iryo jambo bwaryo hari imbaraga zo gukora ibyo ijambo rivuga, kandi yishingikirije kuri iryo jambo ko rigomba gukora ibyo rivuze. Twebwe dukina ibintu by'ikinyoma nk'ahari ukuri, ariko mwebwe mubwiriza ukuri cyangwa mwigisha ukuri nk'ahari ibinyoma. Ese kumva bitababaje cyane. Ese wakibaza impamvu tujya tubona ibyatsi nta mbaraga bigira, ariko nubwo hahuha umuyaga ntubitware? Wari wagera ahantu ugakoraho ibuye maze ukajya gusanga hari utwatsi twahakuriye kandi ari ibuye rikomeye, nyamara umuntu bamushyizeho iryo buye atabasha kuryegura. Nuko hari ijambo ryavuze. Being a light means This is Sun Talks podcast and I'm Sunny. Where I work, we also do a lot of mental health awareness, as you may know. I don't have something which pushes me, so kuko ushobora no guha umuntu ijambo ryiza kandi rishingiye ku bana banyu, kandi ibyo biraryoha cyane. And my mind was like I said wahala. Chombwira mwana wanjye namenye ko ntunyabyaha, making a list. I have power to identify who I want to become. Yeah. Niyo ririmo iryo jambo ngo copy. Urayimenye? Ndafashe ifoto yawe mfite copy yawe. Now when you let it go into God's hands, that's when He comes out with a better version of your life. Wake up and let's do this. Yeah. Muraho neza mwese, amakuru yanyu nizere ko Uwiteka akomeje kubarinda kandi ko mumeze neza. Nge nitwa Sunny rero nk'ibisanzwe. Wakoze cyane kujya kugaruka kuri Sun Talks podcast. Wowe usanzwe udasanzwe rero iki ni ikiganiro gicaho buri wa kane cyangwa buri Thursday, buri wa gatanu w'isabato, abavuga wa gatanu w'isabato, buri jeudi. Iki kiganiro cyo kiriho buri saa 7 z'amanywa. Rero inama no gusubscribinga ukanasharinga basanzwe tureba bisanzwe. Uyu munsi nukuri Imana yongeye kuduhereza umugisha mwinshi. Dufite umushyitsi, umushuti wanjye, w'Imana, umukozi w'Imana. Aba bamwe muri mwe muramuzi, ariko atamuzi Kenny. Yes. Tutangire twibwira. Okay. Murakoze cyane. So first of all nishimiye kuba ndanga. Karibu cyane. Karibu cyane. Ndanezerewe cyane. Karibu. Kwa tanzi nitwa Yuhi Kenny. Yuhi Kenny. Yeah. Ibindi Kenny aritubwira mu kanya. Reka mbere ko tubanza donc twinjira muri sujet, muri topic yacu, banza dusengere. Okay. Reka twicishe bugufi dusenge. Uwiteka Mana yacu tugushimiye imigisha myinshi cyane utigeze uhwema kuduhereza no kuri cyubahiro kibi cyawe. Amen. Tugushimiye cyane yuko muri uyu mwaka ugiye gusoza ubanye natwe, wigaragaje nk'Imana mu byagenze neza, mu bitaragenze neza, wabaye umubyeyi, wabaye umujyanama, wabaye Imana, icyubahiro kibi cyawe. Amen. Rero kanya nk'aka keza tugiye kuganira
ku ijambo ryawe ndetse tukaganira no ku rukundo rwawe. Turifuza cyane kugira ngo duhabwe umugisha nawe. Amen. Uduteze amatwi anezezwe nawe kandi twese twishimire kumva urukundo rwawe ruturutse mu byo wadukoreye. Tubisabye mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Wakoze cyane. Kenny witwa wavuze ko witwa Kenny Yuhi ariko buriya se birahagije ra? Ntabwo bihagije. Ntabwo bihagije. Twibwire neza. Okay. Amazina yanjye nitwa mostly people bakunda kumpamagara Yuhi cyangwa Kenny ariko amazina yanjye nitwa Nsabimana Yuhi Kenny. Okay. Nkaba nkunda izina rya Nsabimana kubera yuko gusaba Imana ni ikintu gikomeye cyane. Gusaba Imana ni ikintu gikomeye. So tugeze muri generation aho dukunda amazina meza, amazina y'amasirimu. Yego, afite utuntu dutoya. Utuntu dutoya, afite ukuntu aryoheye amatwi. Ariko mu by'ukuri dukwiriye gutekereza ku mazina nk'ayo ngayo uko burya nta kintu cyiza nko gusaba Imana. Mu byo wasaba byose rero gusaba Imana ni ikintu gikomeye. Ken akaba ari umukristo. Yego, ukaba uri umukristo, ukaba wararangije kaminuza. Sindi byose ndiho ndabivugira ndebere. Yego, Ken arize kutwibwira neza ariko mbere yuko tujya mu byo kutwibwira twateguye kuri buze kutwigisha ijambo ry'Imana iminota mike hanyuma tukaganira nyuma yaho gatoya. Ndabyishimiye cyane. Ndabyishimiye burya Imana mbere ya byose. Buri ikiganiro kitarimo kuvuga ku by'Imana nta kiganiro burya kirimo. Kandi nasomye amagambo meza avuga yuko igihe abana b'Imana bari kuganira mu ijuru Imana yarandikaga amazi bigafatwa nk'urwibutso. So ni ikimenyetso kigaragaza yuko burya nta rwibutso rurenze nk'urwo ngurwo. Uyu munsi rero nifuje ko twaganira ku kintu kivuga kwizera nyakuri. Kwizera nyakuri. Mpamvu naritekerejeho hari igihe kinini tujya twibwira yuko dufite kwizera ariko mu by'ukuri tukaba dufite kwizera kudahuje nuko Imana ishaka ko tugira. Tukizera mu bintu bishingiye ku bushake bwacu ariko nyamara ntitwizere mu buryo bushingiye nk'Imana basha kureba ejo hawe uko hameze. Kujya gusanga rero bimwe igihe ibintu bitagenze nk'uko twabishakaga turatengushwe, turababaye, tukiheba, tukarakarira Imana. Ariko mu by'ukuri bikaba byaratewe nuko tutamenye kwizera nyakuri uko ariko. Ubwo rero yaba ukurikiye yaba natwe turaha reka twongere turebe ngo kwizera kwacu kumeze gute. Kwizera nyakuri kumeze gute kugira ngo mu by'ukuri twumve icyanga cyo kwizera. Noneho next time bizajya biza tujye tumenya ngo dufite kwizera nyakuri ijambo ry'Imana rishaka. Yego. Kwizera ni topic ngari ariko ni topic ya ngombwa. Umuntu udafite kwizera ntago aba ariho. Actually usanga abantu benshi bafite kwizera. Bakizera yuko izi ni intebe sibyo? Ariko mu by'ukuri ku buryo umubwiye ati okay ngenda ndabona yari ameza yakuburanye. Yego. Wazana n'abandi bakavuga ati twebwe turabona tukavuga ati ariko ngenda ndabona yari aya n'ameza. Ariko kubera iki ko arabyizera ko yari ari intebe. So ukaya gusanga rero kwizera ni ikintu gikomeye. Hari ibyo twizera ariko mu by'ukuri twagira kwizera nyakuri ku ijambo ry'Imana bisa nkaho tugize mu bintu byo kwitinya cyangwa kutabisubira. So rero ukaya gusanga n'icyo kibazo uyu munsi tugiye kumenya ngo kwizera nyakuri nukuwe. Okay, turi ready yo kwiga kabisa. Yes. So tugiye kureba ku nkuru imwe nkuru ikomeye cyane yo muri Bibiliya. Akenshi turibona muri Matayo igice cya 8:6 kugeza ku 10. Ni inkuru ikomeye cyane. Ni inkuru utatekereza ko mu by'ukuri umuntu nk'uwo yagaragaza kwizera nyakuri. Turareba umunsi umwe hari umuntu w'umutware w'abasirikare yaje kureba Yesu. Aje kumureba aramubwira ati mwami umugaragu wanjye ararembye ari mu rugo yaremaye arababara cyane. Mu by'ukuri yari yarumvishe imirimo n'ibitangaza Yesu akora
akavuga ati ese kuki ngewe ntajya kureba Yesu maze nanjye uyu mugaragu wanjye wavunitse ubabaye gutya nkabanza kubibwira Yesu ko numvise imirimo n'ibitangaza akora ko akiza abantu akiza abarwayi nanjye hari ikintu yakorera uyu mugaragu wanjye. Yesu yahoranaga n'abantu benshi kandi Yesu yagaragazaga umutima mwiza, nta muntu yasubizaga inyuma. Yabwiye umutware amubwira ati nta kibazo ndaza kuza mukize. Ariko nk'umutware w'abasirikare uzi icyo ubutware ari cyo, ntabwo yakundeye Yesu yuko akora urugendo rwo kuza nk'umuntu udafite kwizera, ahubwo yamubwiye ijambo ryiza cyane. Yaramubwiye ngo mwami ntibikwiriye kuza mu nzu yanjye, ahubwo vuga ijambo gusa umugaragu wanjye arakira. Can you believe that? Vuga ijambo ryawe gusa umugaragu wanjye arakira. Ndibaza abandi byabaga ngombwa yuko bajyana nawe, ndetse bamwe bakanagira n'ubwoba bavuga ngo kuki watinze, bakanavuga ati byihoreye yatinze iby'umwana yarangiye. Ariko yaramubwiye ati si ngombwa yuko uza mu rugo iwanjye, ahubwo uravuga gusa nizeye ijambo ryawe umugaragu wanjye arakira. Yesu byaramutangaje, yitegereza akenshi mu by'ukuri abatware b'abasirikare bari Israel yari iyobowe na Roma icyo gihe. So rero mu by'ukuri kubona umuntu utari umukristo, sibyo, abantu bafatwaga nk'aho ari abanyabyaha actually, b'abapagani yego, b'abanyamahanga. Ariko umuntu nk'uwo akabwira Yesu ngo vuga ijambo gusa umugaragu wanjye arakira, umukiza wacu byaramutangaje cyane. Ngo Yesu abyumvise aratangara, abwira abamukurikiye ati ndababwira ukuri yuko ntabwo nari nabona kwizera kungana gutya habe no mu Bisiraheli. Ni ikintu gikomeye cyane, habe no mu Bisiraheli. Kubera iki bishoboka ko Yesu ashobora gutangazwa no kwizera ko babandi dushobora gutekereza ko bagufite, kandi twebwe twitwa ko dusenga ariko mu by'ukuri akabona kwizera kwacu kudakomeye cyane. Aricyo kintu tugiye kureba uyu munsi kugira ngo natwe tuvugurure kwizera kwacu. Ariko ndagira ngo twibaze ngo ese none se muri ibi kwizera kuri hehe? Ngo umutware w'abasirikare yashakaga ko ikintu runaka gikorwa, yashakaga ko Yesu agikora. Ariko igihe Yesu yavugaga ati ndaza ndabikora, umutware utwara umutwe w'abasirikare aramuhagarika avuga ati vuga ijambo gusa ibyo uvuga birakorwa. None n'icyo umutware w'abasirikare yari yiteze ko kigomba gukora umurimo? Ni ijambo gusa. Ni ijambo gusa. Buriya ijambo ni ikintu gikomeye. Ijambo rishobora guhindura ubuzima bw'umuntu, rikabugira ubuzima bwiza cyangwa rikabugira ubuzima bubi. Hari inshuti nyinshi zagiye zitandukana kubera ijambo umwe yabwiye undi. Hari inshuti nyinshi zagiye zikomezanya ubushuti bitewe n'ijambo umuntu yamubwiye. Ariko none ntabwo tujye kureba ijambo ribwirwa inshuti, ahubwo none tujye kureba ijambo rifite ubugingo, ijambo rishobora kurema umutima wacitse intege, ijambo rishobora gutuma umuntu yongera kubaho, ariryo jambo ry'Imana. Mwami Yesu avuga kuri ibyo kwizera k'uwo musirikare wari umuroma kandi wasuzugurwaga, akaba ari umuntu w'insuzugurwa, ari umuntu wari udahaye agaciro, batahaga agaciro. Ngo yabayeho ubuzima bwe mu banyamahanga, nta mahirwe yo kumenya ibyanditswe byera yigeze agira. Nyamara yari yaravumbuye ko iyo umwami Yesu avuze muri iryo jambo ubwaryo hari imbaraga zo gukora ibyo ijambo rivuga, kandi yishingikirije kuri iryo jambo ko rigomba gukora ibyo rivuze. Sani, rimwe na rimwe nk'abantu b'abakristo tugira amahirwe yo gusoma ijambo ry'Imana tukabonamo amasezerano, ariko tukibaza impamvu ayo masezerano tutayasohorezwa. Akenshi buriya biterwa nuko tutatwizeye ijambo ryavuzwe.
reka nkubwire inkuru imwe nigeze gusoma. Umukinnyi umwe director wa filime yari kuganira na director wa filime actually director wa filime yari kuganira na pasteur cyangwa padiri. Noneho aramuzi ariko padiri abaza umu director wa filime ariko ni iki gituma mukina filime abantu bakizera ko ibintu mukina ari ukuri, abana benshi bakura bazi yuko Spiderman abaho, bagerageje kuribwa n'ibitagangurirwa kugira ngo babe ba Spiderman, Superman, things like that. Director wa filime aramubwira ati rero ibanga ni ikintu ni kimwe dukoresha. Padiri we yakomeje kumaza none twebwe tubwiza abantu ntabwo bizera ibyo tuvuga, usa nk'ababa bishidikanyaho. Yaramubwiye ngo twebwe dukina ibintu by'ikinyoma nk'ahari ukuri, ariko mwebwe mubwiriza ukuri cyangwa mwigisha ukuri nk'ahari ibinyoma. Siko kumva bitababaje cyane bikabishati. So ukaya gusanga mu by'ukuri twizera yuko superpowers zibaho, twizera yuko ibintu runaka bibaho, ariko ntitwizera ijambo ry'Imana. Ukaya gusanga rero ya masezerano dusoma mu ijambo ry'Imana kugira ngo asorezwe muri twe biragoranye, kuko ntabwo tuyafata nk'ukuri. That's true. Rero ni muri ibyo bintu byakomeje gutangaza Yesu ariko umuntu witwaga ko ari umupagani ugira icyizere ijambo rye. Reka tujye deep none turebe ngo ese none byagenze biti. Ngo nimurebe namwe ubwoko bw'Abisiraheli ubuzima bwabo bwose bwagombaga kubaho buzuza buri munsi biga ijambo ry'Imana. Birataga ko ari abantu b'inyandiko kandi bakirata ko bazi ijambo ry'Imana, kandi nyamara ntibari barize ko mu ijambo harimo imbaraga zo gusohoza iki ijambo rivuze. Tekereza, Imana yaravuze ngo habeho umucyo. Umucyo ubaho. Ikintu cyatumye umucyo ubaho ni ijambo Imana yavuze. Ni ijambo Imana yavuze. Iryo jambo rikaba ari ijambo ryifitemo ubugingo bwo gutuma umucyo ubaho. Ese wakibaza impamvu tujya tubona ibyatsi nta mbaraga bigira, ariko nubwo hahuha umuyaga ntubitware? Wari wagera ahantu ugakuraho ibuye maze ukajya gusanga hari utwatsi twahakuriye kandi ari ibuye rikomeye, nyamara umuntu bamushyizeho iryo buye atabasha kuryiyegura. Nuko hari ijambo ryavuze ngo ubutaka burimo ibimera, mu butaka havamo ibimera. Iryo jambo rero rituma ry'Uwiteka ryavuze ngo mu butaka havamo ibimera, niryo rituma mu by'ukuri nta kintu na kimwe gishobora guhagarika ikimera gukura, kandi tuzi yuko ubutaka ari ikintu kiremereye cyane. Iryo jambo rero niryo tugiye kumenya ngo dukwiriye kuryizera gute. Ngo ubuzima bwabo bwose iryo jambo ryari ryarababwiye mu buryo bweruye riti nk'uko imvura na shelegi bimanuka bivuye mu ijuru ntibisubireyo, ahubwo bigatosa ubutaka bukameza imbuto bugatoshya n'ingundu, bugaha umubibyi imbuto, n'ushaka kurya bukamuha umutsima, niko ijambo ryanjye riva mu kanwa kanjye rizamera. Ntirizagaruka ubusa, ahubwo rizasohoza ibyo nshaka, rizashobora gukora icyo naritumye. Amagambo meza aboneka muri Yesaya 55:10-11. Rizabasha gukora icyo naritumye. Muri make Bibiliya ni ijambo ry'Imana. Igihe rero ijambo ry'Imana riri muri Bibiliya urisomye risohoza icyo Imana yaritumye. Amen. Ijambo kamere y'ibyaremwe babonaga buri gihe yari isomo ko isi ubwayo ntacyo ishobora gutanga, ko ubuhehere bw'imvura na shelegi biva mu ijoro ari byo bitera kumera no kwera imbuto. Uwiteka aravuga ngo niko ijambo ryanjye rizamera. Nk'uko isi ubwayo ntacyo ishobora gukora, niko nawe ubwawe ntacyo ushobora gukora. Nk'uko ubuhehere bw'imvura na shelegi biva mu ijuru bituma isi imeze ibimera kandi bikera imbuto, niko ijambo ryanjye rizagutera kwera imbuto zo gukiranuka kubw'icyubahiro cy'Imana. Ijambo ryanjye rizasohoza ibyo nshaka. Amen. Turaba Kristo. Ariko mu by'ukuri tukaba tubayeho ubuzima bugaragaza yuko kwera imbuto kwacu ari ikibazo cyane.
twitwa ko turi abakristo nyamara kristo yararangwaga n'imbuto ariko nyamara ikintu nyamukuru gishobora kuba kibitera ntabwo twizera ijambo ntabwo twizera nk'uko twumvishe yuko imvura iguye inetesha ubutaka umuhinzi akabona ntabwo isi ariyo ibigiramo uruhare ni Imana yategetse yuko iyo mvura igomba kugwa ni Imana yonyine ishobora gutuma imibereho yacu ihinduka ni Imana yonyine ishobora gutuma ubuzima bwacu tugira kwizera nyakuri ariko tukibaza ngo ese koko twizera ijambo ry'Imana nyakuri ku buryo ibyo byose bisohorezwa muri twe ni ikintu dukomeza kwibaza cyane ngo inshuro nyinshi Abisiraheli bari barasomye ibyanditswe imyaka n'imyaka bari baragiye basoma iri jambo ry'Imana maze bakavuga ati nzakora ibyo ijambo rivuga nzasohoza ibishimisha Imana nzasohoza ikimana iby'Imana ishaka mu by'ukuri ntabwo baretse ngo Imana isohoze ibyishaka uribuka Abisiraheli bifuza kuzabona Uwiteka bavuye mu gihugu cya Egiputa babwiye Imana ibonana nabo ikababwira amategeko bakavuga ngo bakabwira Mose ngo iby'Imana ivuze byose ngo tuzabyumvira mu mbaraga yacu ntabwo tubasha kumvira kubera ingaruka y'icyaha ariko kubera urukundo rw'Imana tubasha kumvira that's why rero dukwiriye kwizera ijambo ry'Imana kuruta uko twizera kuko ijambo ry'Imana ryiteguye gusohoza bya bindi tutabasha kwikorera ryiteguye kuduhereza imbaraga ryiteguye kudukomeza mu bihe twagize ibyago ryiteguye kuduhereza ibyiringiro igihe twatakaje ibyiringiro igihe rero twizeye iryo jambo tuzabasha gukomezwa ariko igihe tutigira icyizere ijambo bizatugora ni ukuri nta na hamwe muri ibyo byose babonye amahoro igihe bamara kuvuga ngo twe tuzakora icyo ijambo rivuga ntabwo babonye amahoro ngo ahubwo babayeho ubuzima burangwa no gukora ibyaha barushijeho gukora ibyangwa n'Uwiteka barushijeho gukora ibyangwa n'amaso ye mu by'ukuri bari baravuze ngo twebwe tuzakora ibyo Uwiteka yavuze igihe cyose nk'umukristo wumva yuko wowe uzakora ibyo Uwiteka yavuze ntureke ngo Uwiteka agukoreremo ibyo yavuze nta na rimwe uzabishobora ariko igihe cyose uzareka Uwiteka agakora ibyo yavuze uzahorana amahoro n'ibyiringiro uzahorana umunezero uzahorana umunezero no mu bihe ubona ko ibihe byarangiye ese mu by'ukuri iyo utekereje ku ntumwa Pawulo utekereza iki yari afite kwizera nyakuri tekereza nawe bakubwiye yuko bagushyize mu nzu y'imbohe uzi yuko bagiye gucibwa uruhanga ubutaka bukakira amaraso yawe ariko akugira ngo ugere agahinda ubabare ahubwo ngo narwanye intambara nziza narinze ibyo kwizera ni ikigaragaza yuko yagiriye icyizere ijambo ry'Imana amaze kugira icyizere ijambo ry'Imana nta kintu cyabashaga kumukanga kuko ntabwo yubashye wa wundi ushobora kwica umubiri akica n'ubugingo bukagendera ntiyigeze atinya bishobora kwica umubiri batagira icyo batwara ubugingo nta handi dushobora kubonera gutinyuka kumeze gutyo usibye kugira kwizera nyakuri kandi kwizera ijambo ry'Imana nta muntu n'umwe ushobora gukomeza ibisabwa n'amategeko byose byibura umunsi umwe ntagire akantu na kamwe yica mu byo amategeko asaba ntawe iyo haramuka habonetse byibura umuntu umwe ushobora gukomeza itegeko rimwe ryo kuruhuka isabato nk'uko bikwiriye none ingorane za Isiraheli zari guhita zirangiza maze Mesiya akaza ngo ariko bakomeje kuba abacakara ku buryo imibereho yabo itateraga intambwe n'imwe ijya imbere kandi nta mbuto beraga Abisiraheli tubazi nk'ubwoko bw'Imana sibyo ariko mu by'ukuri iyo baza kumvira icyo Imana ivuga bakaruhuka isabato kuki isabato ije mu hantu buriya tugeze mu gihe aho twumva yuko mu by'ukuri amategeko y'Imana yarakuweho sibyo byose byararangiye ku musaraba ariko mu by'ukuri ntekereza yuko nta muntu ushobora kugera mu gihugu runaka
akavuga ngo amategeko y'iki gihugu yakuweho, ese uwo muntu yakihanganirwa bingana gute? Nta n'akanya na gato. Hagize uwibeshye ngo kino gihugu amategeko yacyo yavuyeho, ntabwo muri make icyo gihugu ntabwo cyaba kiriho, ko nta gihugu kitagira amategeko. Rero nk'Imana iyo ubona ko amategeko ibihugu bigira yavuye ku mategeko 10 y'Imana, ni igihamya kigaragaza yuko amategeko y'Imana atigeze avaho. Ariko noneho hakabaho itegeko rirusha yandi ubusobanuro bukomeye ryo kuruhuka isabato. Isabato ni umunsi ukomeye cyane, ariko ntabwo ari umunsi umwe gusa, ahubwo twitegura isabato mu minsi 6, tukayitegura turuhuka icyaha. Niwo mugambi nyamukuru w'Imana. Ishaka ko nituba mu ijuru hatazaba icyaha, tuzaba ari ibintu twabayemo turi ku isi, sibyo? Niyo mpamvu mu by'ukuri ku isabato ni umunsi wo gushima Imana, wo kwibuka imirimo n'ibitangaza yadukoreye tukayinezererwamo, ariko tukazirikana ikintu kimwe. Ese mu by'ukuri ndashimira Imana naragukoshereje? Naraguhemukiye, nagukoreye nabi, ntabwo mba naruhutse. Niyo mpamvu biri tubwira ngo dukwiriye kwikiranura na bagenzi bacu. Rero mu by'ukuri nk'Abisiraheli birataga ko ari abantu b'ubwoko bw'Imana, ariko bakaba barirengagije amategeko y'Imana, nyamara baravuze ngo tuzayumvira. Byatumye kwizera kwabo kutaba kukuri. Ntabwo wigeze bagirira icyizere ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana baritakarije icyizere, maze bituma ubukristo bwabo butabasha gukomera, bituma Mesiya anaje ntabwo bigeze bamumenya. Rero icyo dukwiriye kwibaza ni iki ngiki: ese nk'abakristo b'iki gihe twebwe kwizera kwacu kumeze gute? Ntabwo turi babandi tuvuga ngo tuzafasha Imana, ntabwo turi babandi tuvuga ngo okay ngo ndakora ibi kugira ngo negere Imana. Hari ukuntu tuba dushaka gufasha Imana, yego cyane, ariko iteka ryose igihe uzagaragaza yuko hari icyo ushaka gufasha Imana, udashaka kugira ngo Imana uyireke ikore, iteka uzabanza izakureka ukore, numara gukora ubone yuko nta ibyo wakoze mu mbaraga zawe nta na kimwe gishobora kugerwaho. Ariko iteka ryose igihe Imana itangiye gukorera muri wowe, burya ubasha kumera neza, ibintu bibasha kugenda neza, ubasha kubonera ibyiringiro, ubasha kubonera amahoro ahantu hatari amahoro. Nta kindi rero no kwizera ijambo ry'Imana. Ngo mbega ukuntu byanejeje umutima wa Yesu hagati muri ubu butayu bwa Isiraheli, guhura n'umuntu wabonye ijambo ry'Imana mu by'ukuri, wari waramenye ko iryo jambo rivuzwe ubwaryo ribasha gusohoza icyo rivuze. Niba twizera amasezerano y'Imana, mwese abarushye n'abaremerewe, Yohana 14, mwese abarushye n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura, mwemere kubagura rwanjye mugireho. Nako Matayo 11:27. Tubona yuko mu by'ukuri nitwizera yuko muri Kristo tubasha kubonera ikiruhuko, tuzabasha kuruhurwa imitwaro yuzuye iyi si, agahinda, kubura abacu, inzara, kubura akazi, ibintu byose bitagenze neza, tuzabasha kubiruhukira muri Yesu. Amen. Ariko igihe tutaragirira iryo jambo icyizere, ntabwo tuzabasha kubonera uburuhukiro. Ushobora kugeninga ibyo ubona, ushobora kugeninga byinshi cyane, ariko ukumva nta mahoro ufite. Ahubwo uko ubona ibintu akabura kurushaho kubura amahoro, akabura kurushaho kunanirwa gusinzira. Ariko iyo uri muri Yesu ubasha kubona uburuhukiro. Amen. Kandi ikintu kinatangaje cy'ijambo ry'Imana, ntabwo yadutereranye. Yohana 14, ngiye kubategurira hanyu, nzagaruka mbajyane, ngo ahondi namwe muzahabe. Umuntu wenyine ugirira icyizere iryo jambo niwe witeguye ko Yesu azagaruka akamujyana. Ariko wa wundi ufite plans uvuga ngo okay ndaza kwizera ijambo ry'Imana ariko namaze kugera ku byo nshaka, bizamugora kumva yuko Yesu nagaruka azamujyana. Azavuze ngo oya, witonze gatoya mbanze nkuru ibyo nagomba gukora, deni noneho mbashe kwizera ijambo. Rero mu by'ukuri kwizera nyakuri k'uyu munsi dukwiriye kuzirikana ni ukugirira icyizere ijambo ry'Imana. Abantu baradutenguha, abantu tubagirira icyizere bakatubeshya, abantu tugirana amasezerano bakadutenguha. Mu by'ukuri
tukabaho ubuzima umuntu waramwizeye ariko abaho ubuzima bwo kukubeshya, ariko nyamara umuntu wizeye ijambo ry'Imana ntabwo Imana ibeshya, ntabwo Imana yivuguruza. Iteka icyo Imana yasezeranye yiteguye kugisohoza igihe cyose wizeye iryo jambo. Si iryo jambo witeguye kuryizera, iryo jambo witeguye kurisoma uyu munsi, ukareka kurisoma nk'uko byari bisanzwe, ahubwo ukarisoma ahari iryawe. Urabizi hari nk'abantu iyo akwandikiye, reka dutange urugero mu bihe bya kera cyangwa nk'ubu ngubu, nk'iyo umukunzi wakwandikiye akabaruwa, mu by'ukuri kera ujyaga gusanga umuntu yagateragamo ijisho, bakaba gusanga n'ubu bagifite utubaruwa abakunzi babo babandikiye, akagira gutya agateraho ijisho, ariko yagasoma kumva ufite ubwuzu, urukundo rwamusabye, akicara ateraho ijisho. Ni nk'uko rero Imana nayo ishaka tugire umwanya wo gusoma ijambo ry'Imana, tube connected nayo, kuko niho itubwirira, niho itwereka ibitameze neza, niho itwereka icyakorwa kugira ngo urukundo rwacu n'Imana rurusheho kuba pure. Kandi rero iyo urukundo rwabaye pure, ugirira Imana icyizere, kandi iyo rwabaye pure, icyo Imana ivuze urakizera, maze ukakizera mu buryo buhuje n'ubushake bwayo. Rero ijambo ry'Uwiteka rigiye gusohoza kuryizeye wese ibyo Imana ishaka. Ntabwo ari wowe uzasohoza ibyo ishaka, ni Uwiteka uvuga ngo ijambo ry'Imana rikorera no muri mwe abizera. Ayo magambo akaboneka mu rwa mbere rw'Abatesalonike 13, kuryishingikirizaho kugira ngo rikorere muri wowe ibishimisha Imana, uko ni ukwizera. Kwimakaza uku kwishingikiriza ku ijambo ni ukwimakaza ukwizera. Igihe cyose rero umuntu yishingikiriza ku ijambo ry'Imana aba yimakaje kwizera, uko niko kwizera. Kwizera ntabwo ari ibintu Imana ishaka ko tugira kwizera gushingiye, kandi nta handi gushobora gushingira ni mu ijambo ry'Imana. Rero twongere dusuzume, turebe ese ko umukiza wacu agiye kugaruka, ese ko mu by'ukuri ibintu biri kugenda birushaho gufata indi ntera, kwizera kwacu gushingiye hehe? Ese kwizera kwacu gushingiye ku by'isi cyangwa kwizera kwacu gushingiye ku ijambo ry'Imana? Ni gushingira ku ijambo ry'Imana ntabwo tuzakorwa n'isoni, ariko ni gushingira ku by'isi tuzakorwa n'isoni. Reka Uwiteka aduhe kwizera ijambo rye. Nibyo ngusabira, sabira abadukurikiye mu izina rya Yesu. Amen. Urakoze cyane. Nkunda iyi topic cyane yo kwizera, kuko buri muntu agira akantu ke azana. Yego. Kwizera ubu ngubu ubwo urumva nibwo numvise iyo perspective y'uko kwizera nyine ni ukwizera ijambo. Muri ryo baravuga ngo ijambo yahoze ari ijambo. Yego. Ni ukuvuga ngo rero iyo wizeye ijambo, okay, reka ngo urugero. Yego. Kera nakundaga, ntabwo ari kera n'ubu ngubu nkunda gusoma amanova. Nawe kubwiye. Numva ndasoma rwose, ariko nyasoma nk'umuntu wanditse, akandika ari kwandikira abandi bantu, akiappropriate, akandika fiction, ibyo bita fiction. Gusoma nyine ni histoire aba yarahimbye mu mutwe we, cyangwa wenda aba yarabonye ahandi hantu, akavuga ati runaka yahuye n'uyu bigenda gutya na gutya, agashyiramo histoire. Rero aho bitandukaniye gusoma novo no gusoma ijambo ry'Imana, nuko ijambo ry'Imana ryo nyine ni wowe riri kubwira. It's very personal cyane. Ntago ari ibintu bije gutyo ugiye kugura ahantu runaka ngo usome, kuko uba uriho urasoma ikintu kiri different. Ikindi kinakomeye cyane buriya, wari uzi yuko ijambo ry'Imana rishobora gutuma umuntu asubiza ibyo yibye cyane. Umuntu bakamukatira imyaka 25, bakamukatira burundu, yarakoze icyaha yaranze kucyemera, ariko ijambo ry'Imana ryamukora ku mutima agasaba imbabazi, ryamukora ku mutima agasubiza ibyo yibye, ryamukora ku mutima akajya gusaba imbabazi uwo yahemukiye. Ni ikintu kigaragaza yuko mu by'ukuri izi Bibiliya
dufite ni ubutunzi bukomeye cyane bushobora kutwubaka tukaba turi abantu bubakitse cyane, kuko mu by'ukuri abantu ujya gusanga hari abantu banze gutanga imbabazi, hari abantu mu by'ukuri banze gusubiza ibyo bibye, ariko mu by'ukuri ijambo ry'Imana ryasomwa akumva aratsinzwe. Bakaba baramwigisha, barazanye abafilozofi bakamuganiriza, abakansara bakamuganiriza, ariko umuntu akaba yaranze, ariko ijambo ryavugwa akumva aratsinzwe, kubera yuko iryo jambo rifitemo ubugingo. Iryo jambo ni ijambo riva ku muremyi wacu. Rero iyo umuntu Imana nk'umuremyi wakwiremeye iragusobanukiwe. Turafata urugero nk'umuntu ubumba, sibyo, tuntu twiza, niwe uzi ishusho abumbamo akantu, kumenya uko ashobora kumenya ngo aka kantu kanjye kagize ikibazo ndagakosorera ahangaha, ntabwo ako kantu ariko kikosora, sibyo. Rero ni ijambo ry'Imana iyo rikoze ku mitima yacu ribasha kuduhindura, rikakurema bundi bushya. Icyubahiro kibe cy'Imana. Amen. Kenny, ndashaka ngo utubwire, uri kuvuga nk'umuntu wabye experiences, ijambo ry'Imana riri very personal. Yego. Turibona mu buryo buri personnel. Wowe nk'umuntu warisomye, yego, nk'umuntu waryizeye, yego, w'umukristo, yego, waduha nk'urugero ahantu wizeye, titre yawe yize kwizera, yego, kwizera nyakuri. Watubwira, waduha nk'urugero ruri particular kuri wowe. Reka nguhe nk'urugero. Muri high school, yego, muri high school ndatanga urugero rujya kumera nk'urw'uyu nguyu, umusirikare wari umuroma. Nakundaga gusenga, sibyo, ariko nkaba nkunze gusenga kuko nari nzi yuko Imana ari umubyeyi ushobora byose. You know, muri high school habaye inzara, sibyo, yahatari, ariko mu by'ukuri hari ukuntu numvaga nakeneye kujya muri, nkumva ndashonje, kandi mu by'ukuri sinshaka kugenda muri refectoire kubera ko wenda hari ukuntu umva utameze neza, ndumva ntameze neza kandi nkeneye kujya muri kantine. Ukabyizera nk'umwana mutoya, ukumva yuko mu by'ukuri nkayibwira mu mutima kandi kabishakira inzira. Hari ikindi kintu n'experience nzi gishobora kuba ari gitari ku mu by'ukuri na n'izi saha kinyubaka. Hari ukuntu tubaho ubuzima bwa high school, tukabura utuntu twacu, tukabura ibintu runaka, utazi aho ikintu kiri, sibyo, ntabwo uzaho ikintu kiri, aho wakiburiye, aho cyagiye. Mu mutima wanjye nashakaga icyo kintu, ndi gusenga ngo Mana mfasha nkibone. Nkayibwira nti rero njye ntabwo ndi kubasha kubona aho kiri, ariko uri kubona aho icyo kintu kiri cyane, urebera hose cyane, mfasha icyo kintu mbashe kuba nakibona, bikarangira icyo kintu nkibonye. Ntabwo navuga ko ari ubuhamya bukomeye cyane, ariko burya kwizera bitangira mu tuntu dutoya. Reka nkwe n'urundi rugero, Sani, nk'iyo turi abana tubwira, umwana abwira umubyeyi ngo papa uzangurira indege, yego cyane, sibyo, umubyeyi akamubwira ati okay nzayikugurira, nyamara isabwiye nta n'igare afite, sibyo, isabwiye ahari nta bushobozi afite bwo kugura n'iryo gare, sibyo, ariko kuko papa ambwiye ngo okay azayingurira, ahita agenda, nta bintu byo kubaza ngo ese papa azayakura hehe, ngo azabigenza gute, ariko just kuko papa yabyemeye, ndizere yuko papa iyo ndege azayingurira. Igitangaje kikaba ikihe, nahura nawe nkakubwira nti wari ubizi ni papa yansezeranye ko azangurira indege, yego, kandi uri sure cyane. Rero nabikubwira nawe ukahita ujya kubireba papa uti papa atuzi ko Kenny bamwemere kuzamugurira indege, wamaze kubyizera ko bazangurira indege. Rero nawe ukavuga ati nanjye ugomba kuzangurira indege. Ibyo bikagaragaza ukuntu kwizera ntabwo ari ikintu, ni ukwizera twagize guto, ariko mu by'ukuri kwagiye kuturemamo ibintu bikomeye cyane.
ni ukwizera twagiye tugirira ababyeyi bacu. Noneho rero iyo tumaze gukura tukagira none icyizere Imana, rwose Imana ibana natwe. Ndibuka reka ntange nk'urugero, najya gukorera license urabizi license zo mu Rwanda ziragora. Yego umuntu aratsindwa ataruka ari umuswa. Nagize ubwoba, ngize ubwoba, ntekereza isomo riboneka mu byahishuwe cya 19 rivuga yuko 21 abantu b'abanyabwoba batazigera binjira mu bwami bw'Imana. Ndavuga nti okay, none niba ndi kugira ubwoba ku kantu kangana gutya, ese habaye ngombwa ko haza guhamya Imana byagenda bite? Noneho nabona yuko mu by'ukuri ubwoba bushobora gutuma hari ibintu byinshi. Noneho ijambo ry'Imana rimpumuriza isomo riboneka muri Zaburi ya 34 mu bice bibanza nk'umurongo wa 3 revuga ngo nashatse Uwiteka aransubiza ankiza ubwoba bwose nari mfite. Amen. Iryo somo ndarikunda cyane. Iteka ryose iyo ngyizeye buri kintu cyose ngiye gukora ubwoba burashira. Turaho mu buzima bugira ubwoba, ariko hari ikintu tugira ubwoba butari ngombwa. Yego cyane. Ariko iyo twizeye Imana ubwoba burashira. Iryo jambo ndimaranye igihe kubera byinshi nagiye mpuriramo naryo, ariko iteka iyo nditekereje Uwiteka amara ubwoba bwose. Rero kuba narizeye iryo jambo nkaryizera mu by'ukuri rituma ubwoba ryarampinduye. Amen. Umva ngo story y'igihe nkiri mutoya, papa wacu yatwicazaga ahantu rero arimo kutwigisha. Yego. Katubwira ati rero tekereza ko Imana ari nk'uko waza wowe, ikintu cyari cyo cyose wabugiye kwisaba, ni nk'uko waza wowe uti papa ndashaka ikaramu bike y'ijana. Yego. Uratekereza ko ngewe papa wawe naburi ijana ryo kugurira bike? Ni impossible. Yego. Ko nyibura bike yo kuguha. Yego. Rero niko n'Imana bimeze iyo uyisabye ikintu runaka. Ntabwo uri kwisaba niyo utaburi kwisaba ikintu kiri material, ikintu kiri materialistic, ariko wenda uri kwisaba kuyizera. Kuko niyo topic turi. Yego. Uri kwisaba kuyizera, kwizera ijambo ryayo, ukarigira iryawe, apana irya Paulo. Paulo yanditse ari ama letters yose yagiye yandika ku bwacu. Yego. Kugira ngo atubere, ijambo ryayo rivuga ngo byose bibera akabarore. Yego. Kugira ngo atubere ayacu personal thing. Rero iyo ndi gusaba Imana uvuze iby'ubwoba mpita nibuka isomo, ntabwo nibuka aho riravuga ngo fear not, ntugire ubwoba, for I am with you. Yego, riboneka muri Yeremiya gutyo. Yego, ni muri Yeremiya. Fear not, for I am with you, I am your God, I will never leave you nor forsake you. Yego. Ugasanga rero wararisomye rwose, uranarizi mu mutwe, ariko ntago ryaguhinduye. Ntago wizeye ko ari wowe riri kubwirwa, ko ari iryawe n'iryawe, ntago warya appropriate. Yego. Ntago warya appropriate. Yego. So kwizera ni ikintu kigari cyane, tugomba kureba muri like tugomba kureba ahantu hagari ko ninsoma ijambo n'iryanjye. Nta wundi ryandikiwe. Niba ruwa y'umwana ku mubyeyi. Hari ikindi kintu kijye kiba, njye nicara nkatekereza. Paulo yandikiye abantu b'i Roma mu gice cya 8, arabasobanurira maze arangije arabandikira amagambo meza, arababwira nti none nibitarimanye umwana wacu. Reka dusome iryo jambo mu by'ukuri twe kurivuga mu buryo. My favorite verse. Abaroma 8:31. Yeah, I think, let me see. Yeah. Yego, 31. No, yanditse ari kuvuga none ubwo bimeze bityo twavuga iki? Sibyo? Ubw'Imana iri mu ruhande rwacu, umubisha wacu yabandi. Hari se. Ariko noneho yagiye kudusobanurira impamvu none Imana iri mu ruhande rwacu. Abanje kutwereka yuko ntacyo dufite cyo kuvuga. Icya mbere, icya kabiri, Imana iri mu ruhande rwacu. Ariko Imana iri mu ruhande rwacu gute? Ngo mbese ubwitimanya umwana wayo ikamutanga ku bwacu twese, izabura ute kumuduhana n'ibindi byose. Amina.
tekereza umubyeyi atanze umwana we w'ikinege, my dear, w'ikinege muri make niwe wenyine, sibyo? Niki yakwima? Ubutaka se, imodoka se, inzu se, gukira se, muri make ibyo yari afite yagombaga kugwa. Muri make yaguhaye umwana, arakubwira ngo ni kuko burya iby'umwana bari iby'umubyeyi, sibyo? Nkuko data ari muri nge nanjye nkaba muri we. Muri make guhabwa Yesu twahawe byose by'ijoro. Amen. None ese mu by'ukuri nitwe dukwiriye kugira icyizere cyane. Nukuri. Hari ikintu nshaka ko twanavugaho gatoya. Tujye dukunda kumva yuko abandi nibadusengera ari bwo ibintu biri bugende neza. Abandi nibadusengera bakatugirira bagasa nk'abatwizerereye ari ibintu biri bugende neza, cyangwa tukumva yuko abandi nibavugana n'Imana ikaza kutubwira ari bwo twumva yuko mu by'ukuri byaba ari byo by'ukuri, nyamara ntitwumve yuko Imana ari umubyeyi wacu, our beloved father, ukwitaho nkuko yita kuri uriya. Tekereza uramutse uri umubyeyi, sibyo? Ufite umukozi mu rugo, ufite umwana, ariko umwana yagira icyo ashaka akanyura ku mukozi, maze umukozi akaza kukubwira, ese kumva agahinda wagira? Byakubabaza nk'umubyeyi, byakwereka ko umwana nta cyizere akugiriye. Ariko igihe waba ufashe umwanya maze ukaganira n'umwana wawe akakubwira ibyo ashaka, buryo ubasha no kumusubiza, maze uwo mwana akagira ukwizera nyakuri gushingiye ku magambo umubyeyi yamubwiye, bidashingiye ku magambo umukozi yamubwiye. Umukozi yanamubeshyerega, sibyo? Rero bishatse kuvuga ngo twongere ubumwe bwacu n'Imana, tube connected nayo bitanyuze mu bandi, ahubwo binyuze muri twebwe, nk'uko Yesu yaje kugupfira wowe wenyine. Yego. Imana ikureba nkawe wenyine, ntabwo ikureba nka groupe. Niba itanze umugisha irawuguha wowe, sibyo? Ntabwo imigisha y'Imana ni myinshi, ntabwo ari ngombwa ko dusangira ngo like nyine ku buryo bivuga ngo ndaguhaye ngo murasangira kuko hari ibyiduha, ariko iguha ifite package ihagije cyane. So rero mu by'ukuri ni ikigaragaza yuko ikwitaho personally. Amen. Bishatse kuvuga ngo rero ni byiza ko nawe ugira n'ibihe byo kuganira nayo. Amen. Ese mu by'ukuri ko bitari kugenda neza, naba nkifitiye papa icyizere, sibyo? Naba nkifitiye mukuru wacu icyizere, ariwe Yesu Kristo, ariwe data. Ariko urabona ko Imana yacu ari nziza. Tekereza kuba Imana ikigira umuntu kugira ngo yegerane natwe, ibishuti yacu. Kuri bamwe Yesu aba yavukanye nawe yari umwana, yari mukuru wabo, yari umubyeyi n'Imana. Nta nshuti nta n'umubyeyi uhebuje Imana yacu, ariko by'ukuri akabazwa nuko nta kwizeranya kuri tumufitiye. Ariko uyu munsi twize yuko nidutangira gusoma ijambo, kwizera kwacu kurahinduka. Amen. Amen. Kandi dutangire nona cyane, burya gutangira n'uyu munsi pe nukuri. Maybe reka tuvuge muri 2021 2025 yari future, right? Kuri bamwe 2025 yari future. Right now 2025 iri kurangira. Kuri bamwe 2026 izaba iri future. So which means aka kanya niko kanya dushobora kuba twatunganya ibyo twifuza ko twatunganya, tugatangira uyu munsi, tugatangira mu gitondo, tugatangira saa 6, tugatangira nimugoroba, aho turi bwumvire ko kwizera bishingiye ku ijambo. Kandi umva babwire turi gusoza, nusoma ijambo wizere ko ari ryawe. Amen. Wizere ko ari ryawe, niwo ryagenewe, niwo ryandikiwe. Tangira nonaha, nturindire ejo, nturindire nijoro, right now. Genda usome ijambo ry'Imana. Nta muntu ubyiga ngo like ubyigishwa. Just start. Imana izagenda ikwereka inshuti nka bakena ahangaha batangire bakwigishe. Dutangire njye nabibonye muri uyu mwaka turimo kurangiza, nagiriwe amahirwe cyane yo guhura n'abantu benshi ntari buhure nabo. Amen. In a normal way.
ariko bakaza bazanye imigisha yabo, bakaza bari abantu b'Imana. Ubwo nyine niyo period, niyo season nari ngezemo, nari nkeneye abantu b'Imana. So iyo utangiye Imana igenda kwereka inzira. I'm telling you, nukuri nzabaha wenda ubuhamya bwanjye one of these days, ariko tangira nonaha wigisha ijambo ry'Imana urigire ryawe. Ken, wakoze cyane. Nawe wakoze kuntumira. Ndabyishimiye cyane. Nizere ko uzagaruka cyane. Nizere ko kandi n'abari kukurikira bagize umugisha wo kumitinga and babonye umunezero uri kwigisha ijambo ry'Imana. I don't know if you know that. I do know that. Maybe you saw it. Okay. Very obvious. Nukuri Imana iguha umugisha, ariko hari umuntu hanze hanga uri waravuga ati se nahera he, natangira nte. Niyo mpamvu nshaka ko usengera abantu bose bifuza gutangira umwaka mushyashya, bakawutangirana kwizera Imana, ariko nanone bakawutangira bari kwiga ijambo ryayo, noneho babyinjiyemo batangiye nonaha. Urakoze cyane. Ikindi kintu kimwe navuga mu by'ukuri nuko Imana yandikishije ijambo ryayo, yiteguye no kurisobanura, yiteguye no kukwereka inzira uzanyuramo, ngo umugenzi naho yaba ari umuswa ntabwo azayoba inzira. Rero mu by'ukuri Imana yiteguye kuduha ubusobanuro bwose ku jambo yatwandikije, ku baruwa y'urukundo. Niba ari uwa y'urukundo birenze ijambo, niba ari uwa y'urukundo mu by'ukuri rw'inshuti, rw'umubyeyi, amabaruwa menshi arimo hariya. Rero mu by'ukuri tugira umwete wo kuyasoma. Rero umuntu wacitse intege, umuntu ujya gusoma ijambo ry'Imana ugasinzira, bibaho cyane. Umuntu uba wumva iby'Imana bibowaringa, bisengere. Burya iyo umubyeyi wawe umubwije ukuri, cyangwa iyo umuganga umubwije ukuri, amenya umutatanga aho aguhera. Ariko iyo umubwiye ngo ndi kubabara umugongo kandi uri kubabara agatuza, aguha imiti y'umugongo, nyamara uri kubabara agatuza. Ariko nubwira Imana ngo iyo ngiye kwiga ijambo ryawe ndasinzira, ijambo ryawe sindisobanukirwa, ijambo ryawe nta cyizere ndigirira, ubu yibwije ukuri, Imana yo imenya uko ibigenza maze ukarigirira icyizere. Yona ni umuhamya ukomeye cyane. Yabwiye Imana uti ngenda nababaye ndi kumva nakiyahura kubera bari abantu b'inenebe, ariko Imana imeze uruyuzi deni rurakura, hashize akanya gato ruruma. Yona nanone arababara. Imana ambwira ati njye sinari nkwiriye kubabazwa n'abantu bangana kura n'amatungo batazi gutandukanya iryo n'imoso. Which means rero kuba honest ku Mana niwo muti wo gutuma twizera ijambo ry'Imana. Kandi twe gusoma ijambo ry'Imana ngo numve ko nasomye Bibiliya yose. Ntabwo Bibiliya wayirangiza. Ntabwo Bibiliya ni ijambo ry'Imana, sibyo? Ntabwo Imana wayirondora ngo uyimenye. Iri somo uyu munsi ko waryize ntabwo ejo ariko uzarisanga habe na gato, sibyo? Bishatse kuvuga ngo rero buri munsi rihora ririshya, buri munsi ni umutima utunga ubugingo. Sani uyu munsi we take a lunch or we take a dinner, ariko mu by'ukuri ntabwo bivuze ngo tomorrow it's fine nta kintu turi bufate, kubera ko ngo yesterday twafashe lunch cyangwa dinner. Always duhora dukeneye lunch, dinner, breakfast, things like that. So which means rero n'ijambo ry'Imana ntabwo turavuga ngo nararigize ngo ntabwo nzongera kuryiga. Oya, uyu munsi ushobora kurya rice, tomorrow ukarya rice, kandi nyamara ikagira icyo ikora mu mubiri wawe cyane. Uyu munsi ushobora kwiga Yohana 14 umurongo wa 1 kugeza ku 3. Uyu munsi ushobora kwiga Yohana 3 umurongo wa 16, ko Imana yakunze abari mu isi cyane. Ejo ukongera ukayiga, none ukenjoyinga urukundo rw'Imana rushingiye ukuntu yadukunze. Amen. Rero mu by'ukuri ibyo wumva biguca intege byo gutuma utiga ijambo ry'Imana, bibwira Imana, kuko yaryandikishije izari kwigisha. Kandi mu by'ukuri Imana yiteguye kugusobanurira ijambo ry'Imana ku kiguzi cyose byasaba. Reka dusenge. Mu by'ukuri uyu mwaka tugiye kwinjiramo, Imana ikureho inzitizi zose zatumaga tutagira ubumwe nayo, zatumaga tutagirira icyizere ijambo ryayo, zatumaga tuyishidikanyaho.
kuko nicyo ishaka kuko Yesu igiye kugaruka vuba bidatinze. Ni ukuri pe. Reka Amen. rero Okay. dusenge. Yego, dusengere. Uwiteka Mana yacu, umubyeyi udukunda cyane, utarigeze kubura mu byago ndetse no mu makuba, wabaye umwizerwa cyane, ni ukuri icyubahiro kibi cyawe. Amen. Abana bawe turi imbere yawe mu bihe nk'ibi ngibi bisoza umwaka. Hari byinshi wadukoreye ariko ntabwo twigeze tumenya yuko ari wowe. Hari na byinshi dukorera ntitumenye ko ari wowe, kubera ko tutagira igihe cyo kuganira nawe, ahubwo kubera ko tukubwira ibyo dushaka, nyamara twebwe ntidutega amatwi ngo tubwire ibyo ushaka binyuze mu ijambo ryawe. Uyu munsi tuje imbere yawe tugusaba kugira ngo uduhe kugukunda, uduhe kuganira nawe binyuze mu ijambo ryawe, kugira ngo tugirire icyizere ijambo ryawe, twe kwiringira abana b'abantu kuko bazadukoza isoni, ahubwo twiringire wowe utazigera udutenguha, utazigera udutererana. Tukweretse uyu mwaka tugiye gutangira, weho ubasha kureba ejo hacu uko hameze, ariko turasabye ngo mu izina rya Yesu uduhe kumatana nawe, uduhe kuyoborwa nawe, uduhe kuyoborwa n'ijambo ryawe, kugira ngo vuba bidatinze ubwo ugiye kuzagaruka tuzibanire nawe wadukunze kandi ukatwitangira. Urakoze mucunguzi wacu, imigisha yawe ya yindi yose iboneka muri Kristo Yesu ivane n'abana bawe, ibyo dusabye mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Urakoze cyane. Nizere ko rero wowe ni ukuri ugiye gutangira nonaha gusoma ijambo ry'Imana ndetse ukanaryizera nk'aho ari iryawe. Urakoze cyane. Umwaka mwiza, umwaka mwiza. Umwaka mushya muhire. Umwaka mwiza kuri mwese, uzababera uw'amata n'ubuki, ukuri Imana izabiyereke, mutangire mwige ijambo ry'Imana. Dore igihe kirageze ngo dutangire. Igihe kirageze abandi batangiye ngo bakomeze, ntagire usigara inyuma. Imana ibahe umugisha mwese rero, turi kumwe next Thursday. God bless you. God bless you. Ngo kopi. Urayimenye? Ndafashe ifoto yawe, mfite kopi yawe. Now, when you let it go into God's hands, that's when He comes out with a better version of your life. Wake up and let's do this. Yeah.